Yo guys, muraho se? Man, buriya dore n'ubu ngubu ndi mu kazi. Gusa hari ibintu numvaga bingeze hano. Bingeze hano ibintu byitwa gusaba amafaranga. Man, ibintu byitwa gusaba amafaranga birakabije. Kwanza icyo nshaka kuvuga, man, bino bintu ngiye ndi serious. Abantu bose baba muri Amerika. Abantu ba muri Amerika man bamaze kuruha dore bimaze kubagera hano ngiye ubwanjye dore bimaze kungera hano man abantu baba muri Afrika murekera gusaba amafaranga mwuka byaramwe man nimujye mwumva kantu kururimi buryo amafaranga atajyaboneka uburyo amafaranga aba yaruhije abantu icyuya cyabize no mukanwa nimukajye mupfa nitukajye tupfa kuvuga amafaranga mu kanwa turi kuvuga ati ngo wampaye amafaranga wa mubunani wa miki man ibyo bintu birekeraho man umuntu kwiriye gusaba amafaranga gusabwa amafaranga man ibintu bintu birakabije umuntu azaba atangiye kwikirira umuntu mu muryango umuntu atangiye kwibonera agafaranga abantu bose baramureba ababyara bawe bo kwa mama wawe niba ari babyara bo kwa papa wawe bashangazi bawe ba muyomba wawe man inshuti man muri telefone muri telefone ufite abantu bangahe muri telefone wowe ubwawe usaba amafaranga umuntu wowe ubwawe ufite abantu bangahe utunze abantu bangahe muri telefone abantu barenze 100 abantu bitwa ko batangiye kugira agafaranga yaba ari muri Amerika yaba ari muri Afrika abantu bose batangiye kugira agafaranga cyangwa bafite n'amafaranga buba bafite muri telefone abantu barenze 500 bazwi baziranye nabo baganira nabo muri business umuntu wese muvuganye kubera ko tuvugana ubwi ikintu kigiye kuzajya gikurikira n'ugusama amafaranga man birekeraho n'izina ry'Imana kandi man niramujyana ryumbwira ngo iyo navuze ngo man numva nge ndi kuvuga ngo man uzajya umenya ko bino bintu ndi serious kandi babyandiye bingeze hano urumva umuntu kwire gusaba amafaranga n'umuntu w'umwana ukiri mutoya ufite imyaka 16 kumanura kuko umwana yaba ari muri Amerika yaba ari muri Afrika umwana ntago yamire kujya ku kazi ajya ku ishuri uwo ni umwana ushobora kuba ziko yajya gusaba umuntu mwene wabo cyangwa inshuti yari yo yose ikino gafaranga umuntu kwiriye gusaba amafaranga ukwiriye gusaba ubufasha bwitwa ngo amafaranga n'umuntu w'impumyi wikirema cyangwa umukecuru ufite mama wawe utegikora akazi umaze gusaza abo nibo bantu bakwiriye kubasharije ariko bavandimwe barumuna banje inshuti ba muyomba banje bo kwa data bacu man mukabyara mwe murekera gusaba amafaranga bino bintu man ndabivuze kandi biraza kubabaza abantu bose baratangira kuvuga ati yo Muchoma warirase ibiki umva mbabwiza ukuri inshuti zanjye maze gutanga amafaranga Western Union irankupira iravuga ati ngo nohereje amafaranga menshi nje kuri MoneyGram irankupira ngo maze kugira amafaranga maze gutuma amafaranga menshi harakandi ka application batuma ibintu byitwa kuri M-Pesa urebye record ya n'amafaranga man ishobora kuba nanakubakamo inzu none se mwabantu mwe ndabishingiye mwabantu mwe nzatera imbere gute nzafasha umwana uzagukurikira nzagufasha gute nzaguha akazi gute cyangwa uzama akazi gute ugishaka nako mfite ugishaka n'utwo mfite twose cobora kugira ngo ntuguhereze ise mwabantu mwe iyi ngeso yitwa gusama amafaranga twayiretse ndababwiza ukuri abantu ba muri Amerika man bararuha umva bararuha nukuri kw'Imana abantu turi gupfundeka nkange reka nkubwiza ukuri ndyama amasaha 2 gusa amasaha 2 ku munsi urumva andi masaha 22 yose mandi mu kazi urikumva umva ubintu byitwa gupagasa uzi bya bindi byitwa ngo umujengo babyita gute urabona bya bindi ubuyede ibi abantu bamwe na bamwe ba muri Amerika nibyo abantu bakura 80% urikumva abantu bararuha nukuza tuba twaje gupagasa ngo umuntu abone amafaranga ayo mafaranga umuntu yishyura afite uko wumva ko ibibazo ufite mwana wa mama nanjye ndabifite nshobora kuba nanabifite no kukurusha kubera ko byitwa ko natangiye kugira n'agafaranga byibuze ko gusaguraho murumuna wanjye arandeba mama wanjye arandeba babyara banje barandeba
bukwa data bacu barandeba, inshuti twabanye nabo barandeba. Ibyo ni ibintu by'amasharije tukwire kujya tugira impuwe. Mana yanjye, man, uyu muco rwose wo kabyarawe mumbabarire, mushiyaringa ahantu hose, mumbabarire bigere ku muntu wose witwa umunyarwanda basumva ikinyarwanda. Wo kabyarawe, iyi ngeso yitwa gusaba amafaranga kubera ko watangiye kubona umuntu wawe ari inshuti cyangwa umuvandimwe ngo yabonye agafaranga, atangiye kugira agafaranga. Uko agafaranga kaje kazana n'ibibazo miliyoni. Urumva, reka mbabwize ukuri, nkuko nakubwiye ngo ntago ndyama, uri kumva? No mu Rwanda nabaye, muri Afrika nabaye, ahantu hose maze kuzenguruka isi yose. Kameme maze gukura, ntago ndi muto cyane, ariko nzisi ntago ushobora kumbesha ikintu cyacyo cyose. Nge numwana wabaye mu buzima bugoye, ahantu hose nabaye mu buzima bugoye, nabaye mu buzima, nta kintu kimwe ushobora kumbesha. Uri kumva? Icyo ushaka kukubwira mwana wa mama, niba uri muri Amerika ushaka gusaba umuntu amafaranga, niba uri muri Afrika ushaka gusaba mukuru wawe cyangwa umuvandimwe ufite agafaranga, kandi uzi ko ufite amaboko utari kimuga, wowe kabyarawe, genda ukora akazi. Niba ukora aka security, ukabuzi ko y'amafaranga wishyura inzu, ukagira utukabona nta bari gusaguka amafaranga yo kurya, wowe kabyarawe, tekereza noneho ujye ukora ako ka security nijoro, mu gitondo ugenda ukore muri restaurant basi. Nukuri ko Imana nukora utwo tuzi tubiri nawe, nkuko nabandi bose badukora, nkuko nanjye ubwanjye ngakora, nta muntu ngisaba byibuze. Urumva, nta muntu nsaba, nawe wabikora. Kandi nkubwiza ukuri, ushobora kubona ntabwo ushobora kutagira amafaranga menshi, ariko ikintu cyitwa noneho byibuze cyo gusaba amafaranga cyashira. Wo kabyarawe, dukora amaboko mu mufuka. Niba ukora muri banki ukabuzi ko ufite amabilis menshi udashobora kwishyura, wo kabyarawe, genda ukora ku busekirite mu nijoro. Niba ukora akazi ko muri restaurant ukabuzi ko amafaranga ntaga guhagije, genda ujye gushaka ako muri restaurant kijoro. Niba uzi ko uri umukozi umeze gute se man, niba uzi ko uri umuhinzi ukabuhinga ku manywa, ukabuzi ko amafaranga ntaga guhagije, reba ikindi kintu ushobora gukora nijoro, kuko uracyafite amasaha 28. Ntabwo ushobora kumbwira mani ngo wo kabyarawe mani. Bino bintu reka mbabwize ukuri, birakabije kandi mbibabwiye mbivuye ku mutima. Kandi kino kibazo si cyanye ngenyine, ni cy'abantu bose, abantu bitwa ngo batangiye kugira agafaranga. Uri kumva? Bino bintu ndaguhereza experience maze kugira, nanjye maze kumenya ubwenge. Niyo mpamvu mbivuze kugira ngo ntibizabe ku bantu bose bazabona kano ka video. Nanjye nagiraga grafrere wanje, nkabona atangiye kugira agafaranga, nkajya mureba ngo aramfasha, nkamubreminga rimwe na rimwe. Ariko maze gukura nza gusangana na mubremingaga nuko ikibazo yapfuye. Igeze kuba atarapfuye, mba mubwiye ati rwose I'm sorry grafrere, narabibonye. Uri kumva? Erega nibagizaga ko nubwo ari grafrere, hari afite abandi bana, afite barumuna banje, afite abo ku mugore we, afite abo kwa data wabo, afite wo kwa nyina wabo, afite abantu, afite inshuti. Ese mani, wo kabyarawe, ni waba uri Bill Gates. Noneho basi reba Bill Gates ngo afite amabiliyoni. Bill Gates atanga ngahe? Murebe kuri Google ngo arekura ngahe yo gufasha. Mani, bino bintu ntago bishoboka. Wo kabyara kugira ngo utegere ku muntu ngo aragufasha, ahubwo planninga ni igiki nakora kugira niteze imbere. Tureka ama excuse bro. Byibuze umuntu ushobora gusaba amafaranga nkuko nanabifuze kare, aho kugira ngo wirirwe unasaba umuntu, ahubwo wamubwira ati bro, mfite uyu mushinga, mfite amafaranga ya naya, gira ikintu nyongerera, kandi umwumvishe ko nayo mafaranga kongera ugomba kuyamwishyura. Nitamwishyura mu buryo bwo kuyamuha, ariko uzamwishyura mu gufasha muri umunawe, cyangwa ufashe nabi wanyu kugira ngo ejo nejo bundi ntakazagira ikindi kibazo uhura nacyo. Mane, ntago ndi buvuge byinshi, ariko mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, do stopping mu kanwa kitwa kuvuga ati gusaba amafaranga, kwitwa ngo gusaba amafaranga, gusaba ubufasha ku muvandimwe wawe cyangwa ku nshuti yawe. Mane, tuba inshuti,
tuba inshuti zidateganwaho cyitwa ubufasha, tuba inshuti zo gufatanya ibitekerezo, byo guterana ibitekerezo, byo kuma motivation, ariko ntituba inshuti byitwa ngo akantu ngo hari akantu unezeho cyangwa hari akantu gutezeho. Mwukabyara mwe bino bintu tubireke, tubihagarike. Murakoze, bye, reka nisubire mu kazi.